Bazakoloka. Telefone yawe yibitse. Iri higiri. Pingwe. Ubo wayibitsaho. Yuko. Manimero zawe. 10. Nimero za 10? Aha. 9. 10. 9. 10. Yes, nongeye kugusuhuza ukomeje gukurikira Impano Family TV umunsi ku munsi. Kubana natwe ni ibintu by'ingenzi cyane, turabibashimira kandi wumve ko tubigushimiye tubikuye ku mutima. Uyu munsi nkuko mubibona muri kamera za Impano Family TV, muri kubona abantu babiri ngiye kuba mikoro bakivuga, ariko haraza kubamo umwe kuvugira undi cyangwa se kuvugira undi, niko nabyita. Ni umuntu twasuye, afite n'umugabo twasuye, muramubona muri kamera hano. Afite murumuna we hirya ye bagize ikibazo cy'ubumuga, agira ikibazo mu bwana bwe. Byinshi turi busobanukirwe kugeza uyu munsi, byinshi muri busobanukirwe mu kiganiro, binyuze mu kiganiro. So reka nakire mukuru we adusobanurire byinshi kuri we mu buryo burambuye. Turakwakiriye wa mugabo. Nuko murakoze kudusura. Nitwa Narayipfukamiye Maniriho, ntuye mu mudugudu wa Nengo, murenge wa Busogo, akagari ka Gisesero. Mbana na murumuna wanjye ufite ubumuga. Twari turabana bane. Mukuru wanjye abaje ko amusiga mu cyobo, aje arajya baraza, umwana baho arakura. Ubu no turabana. Umusaza watureraga nawe yarapfuye, bamwitaga Keba. Apfuye nibwo twabashije gutabaza leta iduha inzu. Umwana arakomeye nta kibazo. Okay, urakoze cyane Maniriho. Uravuze ngo tuba hano mu nzu, bana murumuna wanjye, mukuru wacu yaramufasha musiga mu cyobo. Ni ibintu uvuze ibintu byinshi mu masegonda make. Ibyo bintu twagira ngo tubiganireho mu buryo burambuye. Umuntu ukurikiye Impano Family TV ahari mu nce zitandukanye z'igihugu cyangwa se no hanze yacyo, birashoboka umuntu uri kumva Ikinyarwanda yumvisha ibyo wavuze. Ese murumuna wawe ashobora kuba yatubwira izina cyangwa se urari tubwira? Umuntu yamuha mikoro akagira ikintu avuga? Ntacyo yavuga kuko ntabwo azi kuvuga neza, ariko yitwa Maniragaba Bunuma, niryo zina rye. Ngira ngo abantu benshi n'abantu batuyoboye aha ngaha batubwiraga ngo mugiye kwa Bunuma muri iyi centre y'ubucuruzi ya Bubyangabo, muri iyi location turimo, muri kano gace turimo. Numvishe izina Bunuma rizwi cyane. Ajya akora muvuma, akaba yatembera akagenda. Gutembera aratembera kubera ubwisanzure bari baramuhaye bukeya wenda bwo kuguma ahantu runaka bari baramufungiranyije. Biba ngombwa yuko ngiye muhereza uburenganzira akatembera. Rimwe na rimwe ngaja kumucyura igihe wenda yiririje, ngamucyura ngamuzana mu rugo. Okay, ubwo twari turi kuvuga kuri bimwe mu byo tugiye kuganiraho. Ndagira ngo dutangire ikibazo muri rusange. Waruvuze ngo leta yagize gutya dufasha duha inzu. Ese bundi mbere yo kugira naho ho kubafasha kugira ngo leta ibafashe, ubundi ikibazo muri make cyatangiye gute? Uratubwira ababyeyi badutaye iki gihe, nagaruka uduta byo kudusiga, wenda ni kwa kundi batabaruka, ndumva baratabarutse niko batubwiye. Kugira ngo ikibazo cy'uyu murumuna wawe kijya gutangira, mwari mumeze gute muri famille? Mwari mubayeho mute? Mwari bantu ki? Gerageza kutubwira nka mukuru we kugira ngo no mukanya nawe tuze kumutunga mikoro twumve ko ari ikintu yivuze kutubwira gitoya. Ubuzima twari tubayemo
twari turi abana bane twibana, bitewe n'ubuzima bwo hanze hano mbasha gufata urugendo njya muri Mutura musigana na mukuru wanjye. Ubwo musiganye na mukuru wanjye biba ngombwa yuko na ubuzima bunanire ubwiye muri Mutura. Ndagaruka, mu kugaruka nsanga umwana hari umugwaneza wamufashe barabana. Nsanga mukuru wanjye yarafunzwe ngo yamusize mu cyobo ngo bamugaburira baraza. Umwana ntabwo yashoboraga kurya ibiryo bitetse, yagabura bamuhaga ibiryo akabyanga, akifatira ibyatsi akaba ari byayigira, ariko yaramenyeye ubu nta kibazo. ngira ngo turi kuhita twihutisha ibintu. Ndagira ngo wari uvuze ngo muri famiye twari abantu bane gutya, ababyeyi. Ese mukiri bane deja n'ubundi ababyeyi bari baramaze gutabaruka? Reka tugaruke inyuma, dusubire inyuma kugira ngo tuze kumenya neza Maniriho na Maniragaba. Mbere yuko Maniragaba mumubona aka Bunuma, uyu nguyu turi kumwe nawe iburyo bwawe, mbere yuko mumubona muri famiye ubwo mwari batatu, mwari mubayeho mute? Ababyeyi uduhe n'ishusho ababyeyi bakiriho kugira ngo tuze kugira kwinjira mu buzima bwa Bunuma neza, ariko twabanje kumenya yabanaga n'abantu bameze bate, yavutse ryari, mwamubonye ryari. Mbanza tubwire gato Bunuma mutaramubona kugira ngo tuze gutangira kwivuka rya Bunuma kugira n'uyu munsi. Ababyeyi badusize 97 turi abana. Biba ngombwa yuko tuba mu buzima busanzwe, biba ngombwa yuko nanjye njya guhaha. Garutse nsanga murumuna wanjye bamusize mu cyobo. Abanyamakuru baramusura babona yuko ajya ibyatsi. Iyi saha ntabwo yari azi kuvuga, ariko ari kugenda ari kubimenyera. Amazimbisi ageze buno imbere yane yinyagaho akagira ute nkamesa ngagira nde, kumije kwihanganira ubuzima bwe. Ngira abavandimwe badufasha, wenda bakamugura ngako gashyati cyangwa se iki. Nibwo buzima yabayemo. Okay, ntacyo, reka dukomeze. Bunuma, reka twivugire kuri Bunuma kuko uyu munsi ntago nshidikanya ko Bunuma niwe watumye natwe tugera ahangaha. Bunuma cyangwa se Maniragaba nk'izina rye, nk'uko izina rye ry'Inyarwanda ari ryo mwamwise ryiswe n'ababyeyi. Bunuma yavutse ryari? Jenoside yabaye umwana ari mutoya, ntabwo namenye igihe wenda amatariki yavukiyeho, ariko niwe nkurikira afite nk'imyaka nka 27 gutya. Okay, Jenoside yabaye Bunuma ariho ari umwana mutoya. Ubwo arumva ni muri yavutse 93 94 gutyo muri maho hagati aho ngaho. Hanyuma Bunuma avuka yarameze ate? Nta bumuga yavukanye, ubumuga yaje kubugira nyuma yuko aba mu cyobo igihe kirekire, naho nta bumuga yavukanye. Okay, duha ishusho nyine nka mukuru we byanga byakunda. Umurusha imyaka ingahe nkuko warutubwiye? Murusha nk'imyaka 3 cyangwa 4. Imyaka 3 cyangwa 4 byibura. Mu mwana w'imyaka 3 bataramenya murumuna uko wenda biba bimeze, ariko mu myaka 5 6 utangiye kubona ko murumuna wameze. Duha ishusho y'icyo gihe. Ntibura ye mukuza ngasanga uwo mukuru wanjye yarafunzwe yuko yazize Bunuma yuko yamusize mu cyobo. Naragiye mufata ku muvandimwe, ndaza mbana nawe kora akazi k'ububoyi kugira ngo murumuna wanjye abeho. Tukiraho nari mvuze ngo aho turaza kuhagera, kuko kujya gushaka akazi k'ububoyi bivuze ko wari warakuze, ntago wari ufite imyaka 6. Nari mvuze ngo ufite imyaka 6, kufite imyaka 3, murumuna wawe yari afite imyaka nk'itatu cyangwa 2. Umwana w'imyaka 6-7 abatangiye kujya muri primaire gutya, yatangiye kumenya kureba ikibi cyangwa icyiza akakimenya. Duhishuye murumuna wawe icyo gihe wabonaga ameze ate? Warutubwiye ngo nta bumuga yavukanye, ariko wari ukiri muto. Mu myaka 7 wabonaga Bunuma yari muntu ki? Ameze ate? Wabonaga ari umwana ufite ubumuga, ari umwana ufite ubusembwa runaka? Wabonaga Bunuma? Duha ishusho y'icyo gihe. Ubusembwa nta busembwa yari afite,
ubusembwa yaje kubugira nyuma yuko wenda icyo kibazo kivuka yuko bamusemuye aho hantu runaka, ariko nabwo kumushiramo ni ubuzima bubi nawe yari arimo. Yumvaga yuko yaje gupagasa umwana nta hantu yamusiga, noneho bikaba ngombwa yuko yaje gupagasa agasigara amufungiranyije. Bikaba ngombwa noneho yuko wenda yataha akagira icyo amuzanira. Nubwo buzima yabayemo. Bivuze ngo Bunuma nta bumuga yavukanye, nta ubumuga afite yabutewe nuko yafashwe nabi, ntahabwe uburenganzira bw'umwana ahabwa, agafungiranwa mu cyobo. Kugira ngo afungiranwe mu cyobo, nkawe wabanye nawe n'abamufungiranye mu cyobo murabana, ngo byatewe n'iki? Wamufungiranyije mu cyobo nawe yagize intuza, aragenda aje i Butare abayo. Ngiye kumva numva ngo yapfiriyeyo. Ndavuga ati nubwo yapfiriyeyo ntabwo nka mukuru wanjye, wenda nimba yarakoze ibyo ntabwo namutererana. Ndagenda ndamushingura, kugaruka nsanga hari umusaza wari umufite. Umusaza nawe mbana nawe neza nta kibazo. Nyuma yaho aje gutabaruka, ndavuga ati nta bundi buzima dusigaranye, reke niyambaze leta wenda nyinginge duhe ubufasha barabumpa, baranyubakira, ubu tubayeho neza nta kibazo. Ubwo wenda biraza kugenda bidusaba nyine kugenda tugaruka inyuma gatoya. Nari nkubajije ngo Bunuma ajya gushyirwa mu cyobo byatewe n'iki? Uwamushyizemo nkawe wari muri umunawe, nubwo wenda icyo gihe utari uhari cyangwa se wari ukiri muto, ariko ubu ngubu uzi impamvu yatumye bamushyira mu cyobo? Kubera iki bamushyiraga mu cyobo bakamuhisha abandi, kandi bavuze ko nta busembwa yari afite, nta cyasha yari afite? Kubera iki bamufungirana? Impamvu yabiteraga ni iyihe muri make? Impamvu ni ko we n'uwo mukuru wanjye yari umuntu we nawe w'iki, akagenda kibera iyo, yamara kubiya akavuga ati reke musige mu cyobo, reke musige mukingiranyije. Umwana bamuhaye ibyo kurya pe biramunanira, bamuha fanta iramunanira, yanga kuyinywa. Ayo ni amateka azwi, ubwo biba ngombwa yuko aje aramenyera nta kibazo. Okay, bivuze ngo impamvu yatumye afungirwa ahantu ha wenyine nuko yari yarane ubuzima bwo mugira umuntu bwo kubana n'abantu bwawe bwaramunaniye, kurya byaramunaniye, kunywa amazi, kunywa fanta byaramunaniye. Ubwo mukuru wanyu arareba aravuga ngo ntacyo ashoboye, ntaki, niko kumuhimbira ifunguro rye byihariye. Ibyo byabaye yuko ari mu icyo cyobo kugira ngo mbese ubuzima ananirwe ibyo byo kunywa cyangwa se icyo cyo kurya. Niko yabaye mu nzu igihe kirekire, nta muntu abona, meze nk'itungo, nta muntu n'umwe aganira nawe. Ubu atangiye kumenya kuvuga, ejo bundi ntabwo yari azi kuvuga, ntabwo yari azi kugira ute. Ubu nibwo atangiye kumenya kuvuga, umwana w'imyaka 20 Okay, Bunuma, amakuru yawe ntago buna nta kintu kimwe ashobora kuvuga? Tumutunze mikro nta kintu ashobora kuba yavuga? Bunuma, gira ikintu tubwira ngo uri umuyobozi w'umudugudu, niko batubwiye. Ntago uri umuyobozi w'umudugudu? Ntago uri umuyobozi w'umudugudu? Okay, reka tumwihorere ntacyo, twikomereze. Ariko nubwo twaye dushatse kumutunga mikro, twajya twumve nyine nimba twakugira ijwi rye twumva byibura, kuko abo twaganiriye hanze batubwiraga ko ajya anyuzamo akavuga cyangwa se agasetsa abantu. Ase abantu basetsa mu buhe buryo? Bana basetsa kuko nibura aragenda agafata ikibuye akagenda ari gutelefona, unagwino cyane akagenda ari gutelefona. Umwana w'umwana gutya kugira ngo afate ikibuye ngo we ntagashira ku gutwi, impamvu abantu bataseka. Abantu baramwikundira nta kibazo, kubera kumwikundira bakamuha ngo ibyo biryo cyangwa se iki. Nibwo buzima bwe. Okay, sinzi ubwo wenda nimba budufashe byibura mujya muganiraho rimwe na rimwe? Turaganira n'ibintu byinshi akabimbwira, wenda niko afite isona ya masaha, naho byinshi atangiye kubimenyera.
ubu yagize isoni ubu yagize isoni Eh. ageze ngo ku muhanda wasanga induru ari yose akunda gusetsa abantu. Okay, uraza kudufasha dusoza byibura natwe dusetseho turebe ko byakunda sibyo bunuma. Hanyuma wenda reka dukomeze kugira ngo tuze no kugana no ku musozo twihutisha ikiganiro cyacu. Ari impamvu nashatse kumenya kugira ngo n'abakurikiye Impano Family TV babashe kwisobanukirwa neza. Ntago namenye impamvu nyine impamvu typique impamvu nyayo yatumye bunuma afungiranwa mu nzu wenyine. Uwo mukuru wanyu we nta kibazo runaka yari afite cy'ubuzima gituma wenda ashobora kuvuga ngo murumuna wanjye mfashe icyemezo cyo kumufungirana mu nzu, wenda bigaterwa wenda n'ubuzima runaka yarabayemo cyangwa se nawe arwaye, kuko numva ko nubwo inzara yabica, nubwo yaba ari inzara, ntago yatuma ufata umuntu ngo umufungirane mu nzu, wamureka ahubwo nawe akajya kwishabikira mu buryo bwe. Kubera iyo mpamvu niyo nashatse kugira ngo n'abakurikiye Impano Family TV bamenye impamvu bunuma yafungiranwe mu cyobo bikagera naho atangira kugaburirwa ibyatsi. Wenda niko wenda uwo musore yumvaga yuko nta kibazo, noneho akavuga ati iki ngiye mufungiranye mu cyobo, wenda isaha nigera ndaza musanga ahantu namusize ndiriwe ndaje kumushaka. Ibyo akaba ariyo mpamvu wenda yamufungiranyije mu cyobo. Impamvu nakomeje kubaza ikibazo kenshi nagira ngo bize gusobanuka neza nyine abakurikiye Impano Family TV bamenye ahubwo busembwa bwaturutse, ubwo bumuga bwaturutse bwo kutamenya kuvuga, bwo by'ibyatsi. Impamvu bayumvishe ko ari ugufungiranwa mu nzu igihe kirekire. Umwana yari muzima ameze neza, ariko kubwo gutanga uburere nabi cyangwa se kutamenya kurera, kuko yarerwaga na mukuru we nawe atazi kurera, niko akunda kuvuga nta mwana urera undi, akumva ko umuti mwiza w'ikibazo cye cyo gutuma arera neza, cyo gutuma umwana atamubura ari uko yamufata akamufungirana mu nzu, bikagera naho umwana yisanga azi ko ari uriho mu isi wenyine, akageraho ahinduka sinzi nkoresheje iyi mvugo, ahinduka wenda mu buryo bwa kinyamaswa, kuko kugeraho kurya ibyatsi ntago buri umuntu. Ubwo rero turagira ngo n'abakurikiye Impano Family TV bagire ubutumwa bavana muri iki kintu. Ese niki utekereza ku bantu nk'ikibazo, iki ni ikibazo nshaka kubaza, niki utekereza ku bantu babyara abana bafite ubumuga, babana n'ubumuga, barangitse bakabafungirana mu mazu? Yendekereza yuko umwana wese aba ari umwana, kuvuga ngo mubujije uburenganzira bwe aba ari ukumwicira ubuzima bwe, ahubwo nibura ni ukumureka nawe akaja aho abandi bari, nibura akagaragara mu bandi. Gira ubuhamya butoya utanga kuri bunuma, kuva mu kurya ibyatsi kugera ubu ngubu hatangiye kuvuga, kugira ngo n'abakurikiye Impano Family TV bagire ubutumwa bavanamo. Kuva yamara kurya ibyatsi ubu amaze kumenya ubwenge, mbere y'inyaga akagira ute, nkamwitaho. Iyi saha ninjye wazi ngo ndi papa we, baramubaza ati mbese papa wawe ninde, bakavuga izina ryanjye, kubera yuko atazi urukundo rw'abo babyeyi nyine bagize. Okay, kugira ngo nyine turagira ngo tuganishe kugira ngo atangire no kugira ngo ube wamwicaza mbere. Ntago watubwiye ko aticaraga hamwe utangiye kumureba. Ese ugira aho gutangira kumuha uburenganzira bwo kujya hanze muri imbere yarabayeho ati ntago yabaga yasohoka ngo agende, kugira ngo utagira igitekerezo cyo kumurekura akatangira gutembera akagera mu bantu? Byo wabitewe n'iki wari ugamije? Kubera nabonye ari murumuna wanjye, ababyeyi baratubyaye, kuko ntabwo nari ntamwanga, ari murumuna wanjye. Navuze ati nta kundi, reke muhereze uburere nawe abane n'abandi neza nta kibazo. Iyo ku cyumweru hageze ndamukarabya akaja mu gusenga nta kibazo. Nibwo buzima bwe. Ubona umusaruro byatanze ko waramurekuye agatangira kujya mu bantu ari ubuhe? Mwana nta kibazo aragenda
yahuye n'umugira neza akamwihera nk'ako kazi k'ubuyede ubundi yaragiye akorera umugira neza muhaza hahereza 20,000 mwana arabizana nta mwana uburaga icamara Bunuma akazi k'ubuyede aragakora aragenda akagakora nta kibazo mugira neza akamwihera utwo dufaranga umwana akatuzana iyo batatu mwamburiye mu nzira bakanuma ati genda uje gufata udufaranga murumuna wawe yakoreye nkagenda ngadufata mu rugo nta cyo kurya kirimo nkagenda ngashaka icyo kurya nkashaka kenda ko kwambara nta kibazo. Bunuma bivuze ngo hari umurimo w'amaboko ubu ngo akora kandi akawukora neza. Arawukora. Ubwo twari turi kuva ku rugendo rwe kuva mu bwana bwe aho batubwiye ko hari abo bagenda batubwira ngo mugiye mu rugo kwa wa musazi Bunuma ngo mugiye mu rugo rwa wa muntu nyine wumva kubaganisha ahantu habi nyine ku kintu kibi ku musazi ku muntu utagira ubwenge none kugira ngo umuntu uba muri ubu buzima nicyo wamubwira umuntu uba muri ubwo buzima bwo kurera umuntu umeze nkuko nawe wareze murumuna wawe. Ikintu namubwira ni ukwihangana akagumya akamurera nk'uko Imana yabishatse kuko nibura arabwo wavuga nk'uramukura mu mubiri atari we wamusizemo ahubwo ni ukureka Imana ikazakora ibyayo. Okay. Hanyuma maniriho tugana no ku musozo ubundi famiye yanyu wo musigaye muri abantu babiri wowe na murumuna wawe Bunuma. Dusigaye turi batatu mpana na mushiki wanjye ariko mushiki wanjye kuva 2002 kugeza uyu aya matariki nta agera rino na rimwe nawe yaranyanze ngo no kwigwariza. Yarakwanze? Yaranyanze kubera nawe mbese afite nk'ikibazo cyo mu mutwe. Namubwiye ngo niyicare hano tubane nta kibazo. Nawe arabyanga aragenda. Nawe afite ikibazo cyo mu mutwe? Nawe afite nk'ikibazo cyo mu mutwe. Okay, ntacyo twivugire kuri mwebwe. Hano famiye yanyu ubwo muri iyi nzu yanyu muri rugo rwanyu murubayemo muri babiri nkuko umaze kubitubwira. Imana na murumuna wanjye ariko naravuze ati buno ubuzima ntabwo nawe ushobora rekensana umufasha tubanye neza nta kibazo. Okay, ufite umufasha wawe ubwo ni madamu n'abana? Nta mwana nagira. Okay, ubwo ni urugo murubayemo wowe n'umufasha na murumuna wawe Bunuma. Hanyuma mubayeho mubanye mute n'uyu murumuna wawe Bunuma? Tubanye neza nta kibazo. Aragenda agatembera nimba uwo mugira neza akamuvomera iyo jerekani y'amazi akamwihera icyo kurya ku mugoroba akamenya yuko ari butahe agataha nimba yayiririje nkagenda nkamushyura ngo nibwo buzima tubayemo. Hanyuma ku bijyanye wenda n'ubuzima bwe bwite Bunuma mwigeze mugerageza kugira abaganga mu mushyira bakaganira nawe abaganga baba psychologist baganira n'umuntu bakaba bamufasha mu mitekerereze mu mibereho y'ubuzima bwo mu mutwe. Hari abaganga se nabo bashobora kureba ikibazo cy'ubuzima mu buryo buri genetically nyine mu buryo bwo kureba ubuzima bwe bakamenya ngo ni muntu ki afite ikihe kibazo mu mubiri. Mwigeze mugerageza icyo kintu cyo kwegera abantu batandukanye? Ntabwo twigeze tubegera kubera ubushobozi bwo ntabwo twigeze tubegera. Nta n'umuntu usaba igitekerezo cy'uko ibyo bintu mubigerageje byibura akabona nk'umuganga w'umusaykologist muganira nawe nkuko wabigerageje ukamushyira mu bantu akagenda yegera abantu? Wavuze ko nkungu abamureba muri kamera bari kubona ko atuje yicaye ari kutwumva wanatubwiye ko azi kuganira nubwo wenda yagize isoni uyu munsi ariko uraza kudufasha tusoza wenda rero ko wamutwinjira kugira ngo n'abantu bumve ijwi rye kuko nabyo birakenewe. Nta n'umuntu wigeze abegera ngo ababwire ngo uyu muntu namumushyiriye bano bantu bakamuganiriza yagaruka ibuntu yagaruka
yagarura ubwenge akamenya umuntu, akamenya ibyo aganira n'umuntu, akamenya guhuza amagambo, akongera agakangura ubwonko bwe. Nta muntu ugeze bagira iyo nama. Leta se watubwiye ugeze ko muza ku bufasha bwa leta, bw'inzego z'ubuyobozi zabafashije kubona iyi nzu, nta nubwo mwigeze mugira igitekerezo nk'amwe cyo kwegera inzego z'ubuyobozi ngo muzibwire ikibazo mufite, muzibwire n'icyifuzo mufite cy'uko wenda mwakwegera abo baganga kuko barahari? Icyo gitekerezo ntabwo nigeze nkigira cyo kwegera abaganga bitewe n'ubushobozi, nkavuga ati si ninegera abaganga amafaranga nayakura he yo kuvuga ati naje kumuvuza. Ntabwo nigeze mbikora. Mugira mituweli? Mituweli baraturihira. Barabarihirira. Nkuko mituweli wenda bayivurizaho biba bimeze, ujya kwa muganga nyine ukaka serivisi, ukareba ko iyo serivisi ushaka kwaka iri kuri liste y'ibyo mituweli yishyura. Wasanga itariho, byibura ukabona bagisha inama. Wenda twebwe nka Impano Family TV ntago tugiye kukubwira ngo tugiye kugufasha kuvura uyu muhungu cyangwa se kumuhuza nabo ba psychologist, kuko nizera ko wenda kumenye buke mfite butoya mfite ku bijyanye n'ubuzima, numva ko umuntu nk'uyu kuba byonyine waragerageje kumushyira mu bantu akagira impinduka kwereka, akagira impinduka zikugaragarira. Umuntu nk'uyu nizera ko ntashidikanya umuhereje aba psychologist, abantu abaganga bavura ibyo mu mutwe cyangwa se abaganga baganira n'umuntu, bavura umuntu bamuganirije, uyu bunuma nizera ko mu gihe runaka ashobora kuba hari ibintu byinshi byahinduka kuri we. Rero numva ko icyo gitekerezo twakiguha, wenda hagira wenda nk'umuntu ukurikiye Impano Family TV wifitemo iyo mpano yo kuba yarize psychology cyangwa se afite n'izindi support yatanga kuba yazitanga, ariko mbere na mbere mukegera wenda n'icyo kigo nderabuzima mukagisaba iyo serivisi. Hanyuma tugana no ku musozo, bunuma kugeza isaha abayeho ate? Bunuma abayeho neza, ko sinavuga ngo abayeho neza, nta nuko muri kumubona ngo nta kibazo afite. Ntabwo ashobora kujya mu muhanda ngo aterane amabuye. Abanye gute n'abandi bantu b'abaturanyi? Abanye nabo neza, nta mwana yaterekera urugomo bitewe n'umuntu umwiyenjejeho, ntacyo yagutwara bwagwana. Numvisha abantu benshi bari kumuhimba akazina ka Mudugudu, wenda bakurikiye ikiganiro nigeze kubikomozaho, arabo twazaga duhura bavuga ati mugiye kwa Mudugudu bunuma, ati na telefone ye ubu ngubu murasanga ayifite, kandi koko batubwiye ko ubu ngubu aba yayibitse ku muhanda, buriya ararambiwe arigendeye agiye kota akazuba. Ntacyo, reka tugane ku musozo. Ugira ubutumwa uha abantu bashobora kuba babyara abana bafite ikibazo runaka cy'ubuzima, bakumva ko igisubizo cyiza ari ukubahisha abashyitsi, ari ukubahisha mu gikari aho abandi batabona, waba utanze ahubwo ni ikihe cyifuzo muri wowe ufite gutanga kuri murumuna wawe, icyifuzo runaka? Nibura nk'umubyeyi wabyara umwana, ntabwo abazi umwana arabyara, umwana wese aba ari umwana, nta mpamvu y'uko wamufata nabi. Icyifuzo nari ndi kuvuga, icyifuzo ushobora kuba, hari igitekerezo twaguhaye cyo kwegera inzego z'ibanze z'ubuvuzi, ubwo ni ikigo nderabuzima kikwegereye, ukaba wabaza nimba serivisi y'abaganga sinzi ko nabyita abajyanama ku myumvire cyangwa se abajyanama, niko nge nabyita, ariko siko wenda bishobora kuba biri, ariko ukabaza nimba ushobora kuba wabona ubuvuzi ku muntu umeze nka bunuma, kuko abaganga buriya bashobora kuguha inama zimbitse. Icyo nicyo gitekerezo twagwa. Hanyuma inkunga wumva wakenera hagati aho ku buzima bwa bunuma, wumva ishobora kuba yaturuka ku bantu ni nk'iyihe, utanga icyo cyifuzo tunasoza tunagana ku musozo? Inkunga nasaba wenda ni mbonye uwo muganga wenda nibura akareba wenda nk'icyo kibazo yaba afite,
ariko byinshi ubwenge yatangiye kumenyeraho gake gake nta kibazo. Okay, reka tugane ku musozo. Twari twasuye umuryango wa Maniriho, narayipfukamiye, ni mukuru wa Maniragaba, akaba irindi zina azwiho cyane muri iyi quartier yabo ari Bunuma cyangwa se chef de zone cyangwa se umudugudu mu yandi magambo. Ndagira ngo turebe ukuntu dusoza tugana ku musozo. Ni iki tari akantu tugira twita impamba y'ubuzima, ni ukuvuga ngo ikintu cyagusunitse wa mugabo we kuvuga ngo ngewe ntago naba nka mukuru wanjye nkafata Bunuma ngo nkamujugunya. Ikintu cyagusunitse iyi minsi yose ugakomeza ukabana na Bunuma kugeza aho atangiye kuba umuntu muzima, ukabona ari kwambara neza, ukabona ari kwicara ku ntebe agatuza. Niki cyagusunitse muri rusange nk'impamba y'ubuzima kugira ngo kizasunike n'abandi bashobora kuba bafite umwana umeze nka Bunuma? Ikintu cyansunitse nabonye yuko namufata nka mukuru wanjye, yuko wenda uko ababyeyi badusize, yuko ari we bansigiye, twaravanye mu maraso amwe, ndavuga ntabwo nakora wenda nk'ubwo bugome wenda mukuru wanjye yakoze. Iki mbane nawe, Imana izabimfashamo, kandi ko kiri kubimfashamo, muransuye mugeze hano muramubonye, byinshi bizagenda biraza gake gake. Okay, nshuti warakomeje gukurikira Impano Family TV. Tukanye ku musozo w'ikiganiro twagiranye n'uyu muryango. Mwakomeje kubona Bunuma ari hariya atavuga, batubwiye ko ari soni. Yes, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Abakurikiye Impano Family TV, icyo tugusaba wowe umunsi ku munsi ni uko wadufasha gukura tukava ku rwego rumwe tukagera ku rundi, kandi tuyibona umunsi ku munsi. Niyo hiyongereho umuntu umwe, 2, 10, tubishimira Imana kandi namwe tukabibashimira. Umwana arakura agakambakamba, akatangira kugendera ku nzu, ejo akagenda yemye ntawe umufashe, ejo akavamo umuntu w'umugabo. Impano Family rero ikomeje kubashimira, komeza ubane natwe kandi subscribe, uduhe igitekerezo muri commentaire. Ibiganiro nk'ibi ngibi, ubukangurambaga, ibiganiro mpaka, ibiganiro bitandukanye ku bucuruzi, ku ubuhamya butandukanye, uzagenda ubibona kuri kamera zacu. Komeza ubane natwe kandi tukomeje kugushimira. Ciao ciao.